Unyemerere tuvuge ngo amen. Nitwa Niyonzima Toneste, ndi umugabo ndubatse, naturutse muri paruwasi ya Kabuga, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Hanyuma bitewe n'amavugurura byari imidugudu babihinduye amatorero. Itorero ryanjye isengeraho rero ni Ndera. Shima Imana ko nanjye nje gucuruza, kandi umucuruzi wese acuruza akurikije uko yaranguye. Maze iminsi isengera kino giterane, ndi gusenga turi nijoro, hari icyo Yesu yavuze, kandi icyo ndagikora. Yesu ashimwe. Turagushimiye mwami Yesu, ntawera nkawe mu ijuru no mu isi ni wubahwe. Simvuguruje isengesho ry'umushumba, ariko wambwiye ngo mfashe mikoro mbanza senge. Mpamagaye ijuru ngo ribane nanjye, mpamagaye kwera kw'Imana. Reka imbaraga z'Imana ziganza muri iki giterane. Reka kwera kw'Imana batayo ijuru ishinzwe protokole, baba marayika bashinzwe umutekano w'abavuga butumwa nibangote. Hari imbaraga z'Imana mpamagaye ijuru ngo rimanukira muri iki giterane. Imbaraga z'abarozi zibure, imbaraga z'abadayimoni nizibure, imbaraga z'abarangi nizibure, imbaraga zirwanya ijambo nizibure, imbaraga z'abapinga nizibure. Hatopela sikita mpamagaye ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mose yarakubwiye ngo nutagendana natwe, aravuga ngo nudukuriho. Uramubwira ngo kuko wagiriye umugisha nkakumenya izina, n'icyo mvuze ndagikora. Ugendana na Mose, ndagushimira ko utasigaye Ndera. Hashimwa uri kumwe nanjye rero. Tukwakira mu ijambo ryawe. Munyemere dukomere Imana amashyi. Twakira Imana Data, twakira Imana mu ijambo ry'Imana, twakira Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu, amen. Dusome Bibiliya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya 10 umurongo wa 10. Turaza gutaruka umurongo wa 16, hanyuma turaza gusoreza kandi mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 8. Nari kuvuga amagambo menshi, ariko mu bintu nzi neza, nzi kubahiriza igihe. Dusome. Bibiliya iravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ariko njyeweho, namwe niko handitse, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. 16. Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana zikumva ijwi ryanjye, kandi zikaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Tuvuge ngo amen. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 8 haravuze ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kari. Byumvikana ko adahinduka. Twese ngira ngo udafite televiziyo atunze akaradiyo. Iyo saa moya zigeze kuri Radio Rwanda, hari akantu bakunda kuvuga, baravuga ngo ikintu cya mbere ni iki? Hanyuma umuntu adafite amakuru apfa nabi. Iyo udafite amakuru, ubuzima bwawe buba mu buzima budafite ishusho, kubera ko numenya amakuru. Hanyuma nkundira nkubwira amakuru y'ijuru rero. Haleluya. Korari irabagirana, duherukana nayo turi mimuri. Hanyuma hashize imyaka myinshi, icyo gihe nari mfite madamu, twari tumaranye nawe iminsi ingana n'ukwezi. Hanyuma rero madamu wanjye twamaranye amezi 8, kubera ko Imana ifite uburyo, kandi ntabwo Imana yaguhagarika muri iki giterane itarakucishe ku ikosi kugira ngo ubone icyo ubwira abandi. Tumaranye nawe amezi 8,
kuko Imana itagira isoni zo kujyana umugore yahaye amabere igasiga umugabo utagira amabere kandi ikamusigira n'uruhinja, madamu arapfa. Pusha umugore tumaranye amezi 8, hanyuma abyara umwana w'amezi 7 perimetri. Hanyuma amaze kubyara niga ishuri kuntu abagore bagowe. Ubu bana abagore baragowe. Uzi ko umugore arara yicaye umugabo ari kugona, yicaye ku gahinja kakivuka. Rimwe na rimwe akakubwira ngo wibisakuriza. Kubera iki? Ntabwo azi umubabaro w'igise cya kabiri, ntazi ukuntu uruhinja rugora. Nigeze kurara nicaye, mumurikire ngiye gusoza. Mumurikire. Nigeze kurara nicaye, agahinja kari kurira. Hanyuma kubera ntarinzi ibyo ari byo, kararira. Bucya mu gitondo mbwira abandi badamu, ndababaza ati ko aka kana kaze guceceka biterwa n'iki? Barambwira ati buriya wasanga karwaye icyo mu nda. Ako kana nkata mu nzu konyine, njya kugira gute, njya gushaka umuti witwa bambuwa. I Kigali rero akatsi kitwa bambuwa ntako wabona. Niri washaka bambuwa kugera saa 11. Imana ishimwe naje kubana bambuwa, nkahaye iryo joro umunsi nagahaye bambuwa narasinziriye nako karasinzira. Imana ifite ishuri. Najyaga nkaheka nkakabwira ngo horere kibondo tudoke nizi shuri ku rwego niga kurangika. Utabona mpagaze ahangaha nshiye mu mashuri y'Imana. Vuga ngo warizi. Nasoma by the way. Nasoma. Hanyuma munkurikire. Imana yarambwiye ngo kubera ko wihanganye nzagushumbusha imyaka 5, ejo bundi nkorera ubundi bukwe. Ubu mfite umugore mwiza wanjye n'uwanjye mu bintu nzi neza nkunda. Iyo mamaga akambwira ngo bebe murataha ryari, mpita numva mfashijwe kubera ko mu minsi ishize nawe amamagaraga bebe. Ubu nta hari urukundo, umuntu w'umugabo ahinduka bebe. Hari urukundo umugabo aba bebe. Aba bebe nkundira rero nkubwire, Imana inshusha muri ubwo buzima, ariko ndihangana nunga indangagaciro yitwa kwihangana. Rabagira navuze ngo mwihangane. Haleluya. Yakomeje amba yavuze yandika urwandiko rwa Yakobo igice cya 5:7 yaravuze ngo nukorera bene data mwihangane mugeze ryari, mugeze mwami Yesu azazira. Aravuga ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka bwe ayirindira yihanganye, ategereje imvura y'itumba n'iy'umuhindo. Aravuga ngo namwe mwihangane kuko mugeze mwami Yesu azazira, kuko kuza ku mwami Yesu kugeze gute kubegereye. Mbabwira amakuru rero, uzi gusenga vuba, uzi gukora n'ibyaha nabo bikore vuba, kuko Yesu aje gutwara itorero kandi arahembarana hano. Hanyuma mu kintu cyose ushoboye gikore vuba. Ari umugabo nakunze navuze ngo man, iyo mba afite amafaranga nari kukugurira fanta. Umugabo usara agasara akabyina akicara hasi, harya ari hehe? Naza musuhuza. Yona dusuhuza. Kimwe mu bintu Imana igukundira, ukorera Imana utayiryarya. Ijwi ryambwiye ngo ntabwo uryarya Imana, ntabwo izakuryarya. Nuko Imana yambwiye muri iki giterane twate haleluya. Reka mbabwire, mukorera Imana mutaryarya, kuko abantu bose baryarya Uwiteka. Mu minsi mikeya bazahamagara Imana ntizabumva. Aho nigishije uyu munsi nababwiye ngo mu minsi iza hari abantu bazahamagara Imana bitagishobotse. Aka naga Imana iguhaye kugira ngo wumve icyo Imana ivuganye nawe, hanyuma munkurikire. Haleluya. Imana yacu ikeneye ko abantu bayisenga ariko bakanayubaha. Njyewe mvuka i Butare, ni naho nize primaire, niga secondaire, hanyuma ngira n'umugisha njya no kwigayo kaminuza. Ngeze kaminuza kubera ko mama yari yaradutaye, naje guhura n'ikigeragezo. Ndangije umwaka umwe kaminuza ndasuspanda, ndayihagarika kugira ngo ngire gute nze kureba mama. Agarutse mama njya kumwubakira, bituma suspanda. Mba mu buzima bubabashe, nishakiye umugore nawe arapfa. Ejo bundi Imana yongera kuma kaminuza. Ngeze kaminuza IPRC Karongi, nigaga ibyo bita electrical engineering. Imana iravuga ngo nzakugerageza kugeza ubwo abantu bazava mu miteto bakamenya ko ndi Imana igerageza. Kuba waburaye rimwe ntabwo bivuze ko Imana itagishoboye. Nkurikira wumve, hari abantu bababaye
ejo bundi umwana wanjye ageze mu myaka 5 amungwa igufwa ry'ukuguru, igufwa riramungwa. Hanyuma shize ku kigero kuntu najyaga ndarangaramye mu bitaro Kibagabaga niyubitse agahinja kugira ngo gakwize ibiro, ndeba na kaminuza magarika kaminuza kwa kabiri, kaminuza ndayireka atari uko nabuze ubwenge, ari ubwo ari ishuri ry'Imana. Va mu metato Imana igira ishuri, kandi iby'Imana igambiriye ku bantu b'Imana ni byiza. Ababyumvise haleluya, Mana ni nziza. Magarika kaminuza mwana mu ngwe gufka baracumbagira ni deforma agenda gutya, ariko Imana ni nziza. Hanyuma kugira ngo dusoze, Yesu yambwiye ngo nze kubabwira muri iki giterane ngo gahunda yazanye Yesu ntabwo yigeze ivaho, Imana irakomeje. Kama mission ya Yesu, haleluya, mission Yesu afite ni cyamagurukije mu ijuru, ntabwo cyakuweho kwari ukuza gushaka inama zazimiye. N'ubu Yesu yaje muri iteraniro, yaje gushaka intama. Imana ambwiye ngo hari intama zazimiye. Amen. Nta muntu ujya undatisha ibintu by'amafaranga ngo ambwire ngo iki n'iki. Nigeze natumwaho miliyoni 5. Ntabwo wampa amafaranga ngo ndeke kuvuga Yesu. Reka mbasabe tugiye gusenga. Bibiliya ivuze iki? Yesu ubwe niwe yavuze iriya jambo muri Yohana, aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, cyo ni icyambere, kabiri kwica, gatatu no kugira gute no kurimbura. Yesu ahita yivuga aravuga ngo ariko jewe nubwo umujura aza akaza aje gukora ibyo byose, jewe ntabwo naje gutyo. Mission yanzanye, haleluya, mission yanzanye. Rabagirana munyishigikire, mushyigikire. Murabyibuka twari turi kumwe, harimo umugabo mugufi ubyibushamo, umugabo mugufi ubyibushye, birashoboka ni muri simwagiyeyo, kamwe twagiyeyo turangije twavuze ngo amen. Mushyigikire wenda ndebe mwebwe. Haleluya, haleluya. Yesu aravuze ngo jyawe cyanzanye ntabwo ari ikindi, ntabwo ari uguhemuka, nazanywe no kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu aravuga ngo hari n'izindi ntama mfite abashumba zitari izo muri ADEPR gusa. Bayo hari n'izindi, ntabwo ari izo muri ADEPR gusa, hari n'izindi zigihari zikinywa inzoga, hari n'izindi ntama zigisambana. Ndumva amavuta y'Imana, ndumva ijuru, ndumva imbaraga z'ijuru. Mwashyigikiye, haleluya. Hari n'izindi ntama, hari izindi. Oya zirahari cyane, hazihari. Oya zirahari. Duhaguruke Rabagirana dutere haleluya, haleluya. Zirahari. Fetopela sikita. Hari izindi kandi izi ntama ziri kunywa inzoga. Bega intama zisambana, bega intama zijya mu bapfumu. Yesu aravuze ngo izo nazo I need them, ndazikeneye, arazikeneye. Yesu akeneye intama ze, Yesu akeneye intama ze. Ntama we ntiza, ntama va mu busambanyi, ntama we nkurikira ubundi. Imana yanenze gupfa, Imana yanenze guseba, iravuze ngo garuka kwa Yesu. Icyazanye Yesu ni mission yo kugucungura. Ntama waretse kunywa inzoga no kubajya mu mapfu. Ntama we, ariko ntama wanyikirije. Ntama ntabwo mushaka kuba intama. Tujye gusenga kugira ngo iki gihe duhe n'umwanya executive w'umurenge wacu. Hanyuma kandi namukunze Imana ajya imbwira ngo nzicarane n'abakomeye. Ikimenye ndi kumwe na executive. Tekereza ko mvuye ahantu habi, iwacu hari habi, guteranya aho habi, gukuba habi. Ariko sinzi ukuntu Imana ibigenza. Mission y'Imana ujya kubona ukabona bicanya nk'abariya utagira n'amashuri nawe, iyo ni promotion. Hanyuma iri toro ryacu rya ADEPR naryo ni byiza. Ejo bundi riherutse gutanga ministeri, icyo bita za ministeri, kandi murabizi ko ministeri ziyoborwa n'abaministeri. Waba warize cyangwa utarize, Imana ikaguha, Imana iguha promotion. Nanjye amasengesho,
Hey, what? Hari ukuntu Imana itanga poromosiyo ukajya kubona ukabona Imana irakuzanye uvuka hehe hari iwacu ku Gisagara hasi uretse ko haje uruganda ruproduce amashanyarazi aho bita Imamba aho ngaho zagakoma hepfo imuyaga niho Yesu yampuye. Hanyuma rero ukabona Yesu arakuzanye kandi misiyo ye no kugira ngo aguhe ubugingo. Imundebe ukicarana n'abantu bakomeye, yo ndashoje, ukicarana n'abantu bakomeye kandi Yesu nakugirira neza uzirinde kugereka akaguru ku kandi uri kumwe na executive. Uzabyirinde nimba executive aca bugufi wowe urinde umuntu agereka akaguru ku kandi ngo jyewe nagezeyo na executive wacu yicaye ahangaha yahaye Imana icubahiro none wowe urinde ntama we ntama. Tell us twavuze ngo amen. Ntama tugiye gusenga. Yesu avuze ijambo rikomeye, havuze ngo ni ukuri uko Yesu Kristo ejo yarari, uko Yesu yarari n'uyu munsi niko akiri. Mbibutse uko yatabaraga, twakomeye Imana amashyi. Imana yatabaraga kera n'ubu iracyatabara. Imana yagaburaga n'ubu iracyagabura. Imana yambikaga n'ubu iracyambika. Imana yaturinze mu gihe gikomeye n'ubu iracyadukingiye amababa. Ako twavuze ngo amen abari aha ngaha Imana yabikoraga. Muririmbyi yaririmbye avuga ngo Mana watabaraga mu minsi ya kera na none tugeze ku gupfa. Dusoreza. I respect the time. Reka soreza. Hanyuma mpamagara intama y'Imana. Mana mbwiye ngo urashaka intama yayo. Ntama waba utaragakizwa, waba utarakagera se umwami n'umukiza, ndakora icyo Yesu yampamagariye. Sinava i Kigali ngo ngende intama y'Imana itaje. Ni ukuri ko Imana amafaranga yanjye aba yapfuye ubusa kuko nazindutse ijoro byangoye iwacu n'Indera kubera kwihuta babisaba kutega n'amamoto kandi moto ya makeya ni 3 kugira ngo ugere Nyabugogo. Rero ntabwo nagenda intama y'Imana idakijijwe. Ntama ko ari wo wanzanye ko Yesu ko yarareje no musakiri ariko akiri bahagurutse. Ntama we reka mpamagara intama. Ntama we ntama dusenge ubwo nta ntama ibonetse. Ntama we uyu nicaye hariya ntunyagere, nicaye hariya nabonye afite abademoni 360. Hanyuma harimo ahantu bamuzingiye. Imana yambwiye ngo nubwo mumubona gutya ntabwo ubwenge bwe buri aha ngaha, ntahari. Ariko iyi ni intama y'Imana. Ajya arwara ibintu byo kwikubita hasi. Nibyo nabonye yidunda nk'akadenesi. Nicaye hariya Imana nkoze ku maso yandebesheje ibintu byinshi muri iri teraniro. Harimo abahungu bafite za gapote, harimo abakecuru bicaranye utuntu hangaha, harimo abandi bakenyeye udushubi. Navuze ngo Uwiteka we wigenderera muri iri teraniro ariko waje ukakizwa ko Imana iguhaye amahirwe. Haguruka uze tugusengere muze, haguruka muze mbasengere muze ko Imana yambwiye ngo kurinza urupfu. Muhaguruka muze abantu b'Imana bapfukama hangaha. Ndagira ngo ntama ngo hamagare Imana yanabaye nawe iragutabara. Shimwa ntama nawe ngwino Yesu agufitiye imbabazi. Ntama we yawe ntama karame wite karame. Abantu b'Imana nibazi yo ntama we mwikererwa ntama z'Imana we. Dore natwo rabagirana mukomere Imana amashyi mwese mukomere Imana amashyi. Imana iri kubyara intama, Imana iri kubyara yego dore intama we. Dore intama zivuye mu businzi, zivuye mu busambanyi, izindi zivuye mu bapfumu. Ntama we ntama tela sitiketa heno pela fosi drome. Ntama
iri jwi hari icyo utazongera kuryumva. Uyu muvugabutumwa ari kuvuga hari icyo utazongera kumwumva. Bitewe n'iki? Bitewe n'impamvu z'Imana yayo ubwayo bwite. Ntabwo mvuze ko ngiye guhagarika umurimo, ahubwo kugira ngo wenda tuzongere gukora igiterane nk'iki, birashoboka ko nta kigarukamo cyangwa hakaza undi mwigisha hagaciro. Reka mbabwire, ntuhaguruke uko ubyumva, banza ubitekerezeho, banza ubitekerezeho. Yesu we, Yesu we, Yesu we. Tekereza ntama. Shelawa ya do. Ntama. Ntama. Harimo abanywi b'inzoga, mbega umwuka w'inzoga. Pepu. Pepu. Nuko akanya ari gato. Nasengera abarwayi. Harimo abantu barwaye abadayimoni. Harimo abantu bishwe n'imbaraga za Satani. Rama. Karakanya keza dusenge. Tujye kwakira abashumba badusengere. Wicererwa banguka, wicererwa. Ntagire umuntu uzatabitekerejeho muri iki giterane, ntupfe guhaguruka. Hey, banza ubitekerezeho. Bitekerezeho nama. Nama we. Yewe nama. Nama yima. Mushumba ndashoje. Munyemere musengera abantu b'Imana, murakoze. Yego, reka uyu mwanya tuha agaciro kandi duha agaciro